ndumva nkumbuye sheri. Mutima wanjye ndumva udatuje pe. Ariko ubundi wamuhamagara asanga ndamubona navuye no mu kazi. Kamuhamagare ndumva mukumbuye pe, ntabwo nabasha kwihangana ntari kumva ijwi rye. Kamuhamagare pe. Sara nyitaba koko amba. Allo? Yes, chérie. Bebe bite? Sawa. Umeze ute? Nakoresha umeze gute? Meze neza, nari nagukumbuye. Utari wampamagara. Imitima yamaze ko bimwe. Nibyo. Numvaga nkukumbuye cyane. Amakuru yawe se? Amakuru yanjye ni meza umushinga. Kavuga nshaka ko usohoka. Ntari ijambo nifuza kukubwira. Nta kibazo, njye mfite umwanya. Suza kumfata. Ndaza kugufata. Sangahe? Wende kumubera. Nyuma yo kwitegura. Wende umuriro. Shema wanjye. Karame. Kwini. Karame bebe. Kona nifuzaga kukubwira. Nakora nabikubwira ahubwo nifuzaga ko wahera ibyo nabyo kandi icyo bigomba cyizeye ntutenguwe abana umutima yanjye. Ibyo numvise ni ukuri cyangwa uri kumbeshya? Sheri ahubwo igisubizo nishyizemo icyanya cyo uranyemereye. Kambe mbitekerezaho nzakubwira. Yizere ko igisubizo kizaza ari yego, urakoze nawe kubitekerezaho. Ese urumva nagusubiza igisubizo utakishimira? Ngiye kubitekerezaho pe. Ndagusubiza vuba cyane. Love you more. Amakuru shandi neza umeze neza cyane. umva wari waranze kunsura, waranyanze. Shaba ari iminsi kubera akazi. Kumana yanjye numva akazi karagutwaye. Shaka haranjyanye pe. Umva twabaye muri meshe ahubwo nibagirwa kukubwira. Ntabwo naguteye story z'ukuntu nabonye umusheri mushyashya. Urabeshya. Mfasha wirirwa nsereza ngo ntabwo nzabona umusheri. Umva naramubonye ufite amafaranga sheri. Ufite amafaranga. Umva mwiza. Umva niwe wari unkwiye mbese. Nanjye muri ino minsi nsigaye narabonye ikiganza cy'igisanga nsigaye nkuru. Ese ko utabimbwiye we usigaye ugira amabanga? Kuko dusigaye twaraburanye. Yego ko mana yawe twanze kunsura. Ntabwo ari mpamvu gusura. Akazi karagutwara ukibagirwa inshuti yawe cyane. Ubwo si utazi ayo makuru wari kuyamenya? Urumva nyine ni ikibazo. Yego ko mana yanjye ndaje mukwereke. Kari mwizara. Telefone yanjye ko yazimye. Telefone yanjye yazimye. Nta kundi nyine kuzamura. Ndaza kumukwereka kuri WhatsApp. Nta kibazo. Ariko ni mwe. Ubwo ntumbeshya ntabwo ari bya bindi byawe. Yego ko mana yanjye ngo nzahera kwishyiga. Vuba aha ngaha turakenyera. Witegure ahubwo. Urabeshya. Ni ukuri da? Maze nanjye nzagire mbikore neza, ariko nanjye kanze nkwereke cya gisaza. Kagira inkuru. Ariko nari kukwereka icyo gisaza, ariko telefone narayiforomase. Ariko si ubwo ngubwo icyo gisaza umuntu ukunda kuko ntumuhorana muri telefone, uramukunda sa kwikurira gusa cyangwa ni bya bindi byawe? Icyo kwikurira gusa. Shana nkatangaye. Umva sha hari ibyo nayingiyemo rero. Ubwo reka ntujyemo wenda tuzongera duhure. Nkwereka n'uwo musheri wanjye telefone yanjye irimo umuriro, sibyo? Sha nta kibazo. Kandi sha wakoze kunsura. Naguherekeza. Ikibazo.
boss nezete fresh mpa nagusuye ni ngombwa ubwo rero no usigaye ufite ubuke nabi umuntu agusura ukamwakiriza amazi ni ubuzima ntabwo ubizi cyakoze by'amazi ni n'ubuzima ugize umubiri wawe n'amazi dore ejo bundi nagiye nanjye kwa muganga mwaye bansangamo ibisukari byinshi buriya mba nkeneye amazi menshi cyane urumva ukeneye amazi kugira ngo iyo sukari igabanuke n'imbuto imbuto nyinshi sono amafaranga umemba yose agendera mu mbuto ukazigabanya ukazikuramo nimba barakubanyemo isukari ni biteye ubwoba ku myaka yawe biteye ubwoba cyane ariko birashira mwana byacagamo biracamo ntari bipe akazi karagenda neza akazi kawe nicyo kintu kiri imbere cyo kintu kiri imbere mu bindi byose iyo rero ubona business iri gutera imbere fresh abana muri no minsi nsanga no kwigurira business ahubwo wa mukobwa nakubwiye Queen bimeze bite ni muri apanga ibintu byo kubana Allo yes fresh wowe umeze ute shazamu neza byiza bebe ko nari kwitegura gahunda imeze gute harya ntabwo nakubwiye nakwandikiye no kutarebye kuri WhatsApp gahunda isa nkaho yahindutse nagize umushyitsi ariko nari nakwandikiye no kutarebye kuri WhatsApp nari nabikumenyesha nawe nangiza gahunda zawe zidashira zawe niko biba bimeze ariko niko bimeze n'akazi ni urwego rwa business urumva ntabwo wabivangamo n'amarangamutima y'ibyo byawe rwose wihangana okay nta kibazo none ko ngira amafaranga ibibazo byawe by'amafaranga kandi bo uzi ndabyumva ndaje reka ngushireho ibihumbi senkani ureba ukuntu uba wiranjaho ibindi turabivugana kandi ndi kumwe n'abashyitsi nta kibazo nakoze sawa ni yanda ariko shaka usigaye ushira isoni boss ko nakurangiye umugore ariko ntari buriye ugerageza nyanganira tutaranyirukana mu kazi byose ntabwo nakwirukana ariko mba ndi no kugukebura mba ngomba kuguhugura kuko ubu turi gukorana ariko ejo bundi uzakorana n'abandi bantu uba wigaragaza imbere yanjye hari abantu benshi batabyihanganira oya boss egari araho bigera nkagufata nk'inshuti ndabyumva turi n'inshuti nanjye niba mba nkugira inama ariko nibona bavuze ati se wa mukobwa ukagira ukuntu bivuga ahubwo wenda sawa sasa Queen mwana wanjye Karen imeze biteze neza mama wowe komeye cyane iyo nkorera amaruba nishimye naho rero ibikabyo byawe ugerageza ugabanya ariko ubundi iminsi yose nzahora ndi kumwe nawe oya igihe nikizagera ugashaka umugabo mwana wanjye none se gushaka bivuze yuko nzaba ntandukanye nawe burundu ese mu kanya twari turi kumwe none ngo uraje ngo urankumbuye bankwikumburiye oya cyo gabanya nawe ni ukuri ese ko mukunda cyo gabanya rwose ugerageze mama karana mwana wanjye ikintu nshaka kukubwira ndambwira ndakumva nabonye umugabo nakubu ngubu ni umusore ngarambaye umugabo ariko vuba yego ni byiza nanjye ngiye kwambara ikamba ry'ababyeyi se cyane umva afite imodoka afite amafaranga yego mbese sinakubwira amazu yarubatse ibintu mbese afite amafaranga mwana wanjye nizere ko rwose utazijyana niba warahisemo amahitamo n'ayawe rwose mama ndamukunda pe icyo yambwira cyose nagikora ku buryo mwana wanjye wakwishingira cyane oya umva nkubwire rero mwana wanjye urabizi ndagukunda nuramuka ufashe inzira ukijyana ntuzigera ungarukira mu rugo
ndaba ngo ukarabye. se mama wagiye woroshya ibintu. Oya ndashaka ko ukora ubukwe ugasabwa mwana wanjye ukambara ikanzu nk'abandi bakobwa ukagenda mu mucyo, nibyo mba nkwifuriza. Afite amafaranga, ibintu byose tuzabikemura. Nizere ko icyo kwishingira kitabazabamo. Mama ikintu cyose yansaba nagikora kuko ndamukunda. Nakubwiye ngo icyo kwishingira ntago nshaka kucyumva mu matwi yanjye mwana wanjye. Mama wagiye unyumva. Mama Karame ndabizi ukunda ubukwe pe cyane. Urabukunda ndabizi ushaka no kwambara urugori Cyane rwose mwana wanjye. Ariko nibyo bibereye ababyeyi. nibyo se Cyane rwose. shama ariko rezi ndabukunda Yego. nta kintu nakwima ariko kuri inshuro nta bukwe nta nubwo nteganya ngomba gukundura muhungu tukabana byanze bikunze. Kumukunda ntago nakubujije, ariko icyo nakubujije ni ukwijyana gutya nk'abana ntutagiriwe ababyeyi. Ese kubigira kera njye nambi kuganirije nk'umubyeyi ngo ntazagenda utabizi ukavuga ngo umukobwa wawe yaromonganye. Ndagenda ndamukunda nzamukunda nta bukwe ugomba kubaho. Umva nanjye nkubwire nuramuka ugiye ntuzongera kungarukira muri ubu. Ndabikubwiye nka mama wawe wakubyaye. Mama urandakaje, nari nkugishije inama nk'umubyeyi wanjye ariko ndafata icyemezo cyanjye. Ubukwe bushobora kuba cyangwa ntibube, ariko nakubwiye ngo nuramuka wijyanye uzagumeyo n'umugabo wawe ntuzangarukire mu rugo, niko nakubwiye. Nkubwize ukuri nubwo bukwe ntabwo hari n'icyizere naguha. Nuko umbwiye.